Kuva mu mwaka wa 2017 kugera mu 2024 Abanyarwanda bagera kuri miliyoni 1.5 bavuye mu bukene. Ibi byatumye igipimo cy'ubukene mu Rwanda kigabanuka, kiva kuri 39.8% kigera kuri 27.4%. Ushobora kwibaza ibanga u Rwanda rwakoresheje ari naryo rukomeje gukoresha ngo mu myaka mike ubukene buzaba ari amateka. Nibyo tugiye gusobanura. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibwo hashyizweho gahunda ya mbere y'imbaturabukungu yiswe EDPRS. Yari igamije gufasha abaturage kwivana mu bukene. Hibukwa gahunda zari ziyigize harimo iyamenyekanye nka VUP. Gahunda yakomeje kuvugururwa yongererwa ubushobozi. Maze mu mwaka w'ibihumbi 2022 hashibutsemo gahunda y'igihugu yo gufasha abaturage kwivana mu bukene mu buryo burambye izwi nka gira wigire. Muri iyi gahunda urugo byagaragaye ko ruri mu bukene rufashwa guhindura imyumvire rugahabwa bimwe mu by'ibanze ngo rwivane mu bukene nk'amafaranga, ubumenyi ngiro, akazi, ibikoresho, amatungo ndetse n'ibindi bibyara inyungu. Abagize urwo rugo kandi bashobora guhabwa inguzanyo nto n'ubujyanama mu bucuruzi n'ishoramari. Guhabwa serivisi z'inyunganizi zitangwa n'abajyanama b'imibereho myiza n'iterambere bazwi nka parasocial workers. Urugo rwashyizwe muri iyi gahunda ruhabwa igihe cy'imyaka 2 cyo kuba rwivanye mu bukene. Urugo rwivanye mu bukene rurangwa no kuba rutakiri mu bafashwa, kuba nta makimbirane arurangwamo, kuba rurangwamo isuku, rwishyura mitiwere, ruboneza urubyaro, abana bagiye igihe cyo kwiga biga kandi nta mirire mibi rurangwamo. Icyerekezo 2050 ni icyacu twese nk'abaturarwanda, dufatanye kukigeraho duharanira kwigira.